Amateka mabi waciyemo si igisobanuro cy'ubuzima bwawe. Mu mibereho y'umuntu hari ubwo ashobora kugera mu minsi mibi y'amateka asharira. Ashobora kuba yarabigizemo uruhare cyangwa nta ruhare na mba, byaramuguye hejuru. Ayo mateka ye ashobora kumenywa na buri wese cyangwa ari ibanga ry'umutima we. Bishobora kuba ari amateka asangiye n'abandi cyangwa yihariye ku giti cye, ayabitse mu cyumba cy'umutima we. Ariko uko byamera kose, umuntu burya acumbagira akurikije uko yavunitse. Nyir'umutwaro niwe umenya uburemere bwawo. Icyakora burya ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Uko imitwaro yacu yaba iremereye gute, nubwo tutagira abantu batuba hafi mu buzima bwa buri munsi, ariko hariho ijwi rihora riduhamagara, ritwinginga, rivuga riti: mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Iryo jwi ryiza ni irya Yesu. Ahora yifuza ko amateka yacu asharira ayavunjamo imvura y'imigisha n'umunezero wuzuye, ngo amahoro atembe, amateka mabi abe inzozi, umutima utekane. Niyo wifuza guhindura amateka yawe cyangwa gukomeza amateka mashya, atura aya magambo ku buzima bwawe. Tuyasanga muri Mika ibice 7 umurongo wa 8. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka. Ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Nzihanganira uburakari bw'Uwiteka, kuko namugomeye, kugeza ubwo azamburana akantsindira. Azansohora anjyane mu mucyo, mbone kureba gukiranuka kwe. Akira ibyiringiro bishya, haguruka, ukomere kandi weme. Hindura imyumvire yawe, tangira imikorere mishya. Burya si buno kandi bidashobokera abantu, ku Mana biroroshye cyane. Nkwifurije umugisha w'Imana.